mwaramutse mwese, Imana ikomeje gutiza ubuzima kuri uno munsi wa none. Munyemerere rero mbasangiza iyi nkuru y'akababaro. Ni inkuru itugezeho none, ariko ni inkuru y'akababaro aho Nyamasheke imodoka iri mu bwoko bwa Toyota minibus yacyuraga abanyeshuri ibavanye ku kigo cy'amashuri cya Semati iberekeza mu rugo iwabo, ndetse ikaba yakoze impanuka, aho yakoze impanuka hagapfiramo abanyeshuri babiri ndetse abandi bagakomereka ku buryo bukomeye cyane. Wowe uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube channel Bwana Steve cya F1 TV, turagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo ukomeze kudushyigikira, tube tubagezaho amakuru abereye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ku isaha ya saa 9 rero zirengaho iminota, aho imodoka iri mu bwoko bwa minibus, Toyota minibus, yaherekezaga mu rugo ivanye abanyeshuri mu kigo cya Semati iberekeza mu rugo iwabo, ndetse yaje kwikanga igare nk'uko umuvugizi wa traffic y'u Rwanda yabisobanuye mu magambo ye, avuga ko iyi modoka yikanze igare bari mu cyerekezo kimwe, ndetse ikaba yashatse kuba yayikwepa kugira ngo ibererekere igare, ikaba yarenze umukingo ikamanuka hasi aho yakoraga iyo mpanuka. Benshi rero mu banyeshuri imiborogo, amarira ndetse no gukomereka bikabije, aho bamwe ababyeyi bagiye batabara bagera aho impanuka yabereye, bagasanga abanyeshuri babiri bashizemo umwuka ariko abandi bakomeretse cyane. Nibwo rero haje ubutabazi bw'ibanze bakaberekeza mu bitaro bihegereye kugira ngo babashe kwita kuri aba bana, ndetse n'abakomeretse babashe kubavura. Mu kiganiro kirambuye reka twumve umuvugizi wa traffic mu Rwanda uko iyi mpanuka yabaye, ndetse n'uburyo ki n'ubutumwa ari guha abanyarwanda muri rusange. Nyakubahwa SP Emmanuel Kayigi, turagusuhuje ku murongo wa Buganza TV. Murakoze cyane. Nyakubahwa SP Kayigi Emmanuel, ese iyi mpanuka yaba yaragenze ite cyangwa se yaba yaratewe n'iki? Uratubwira ndetse unabwira abanyarwanda uko byagenze. Ndivyo ni mu gihe cya saa 9:35 imodoka ya Toyota minibus yari iciye abanyeshuri bavana kuri iryo shuri rya Saint Matthew. Ubwo yamanukaga yerekeza muri centre ya Nendezi, yikanze igare ryari imbere yayo, bari mu cyerekezo kimwe. Umushoferi mu gihe cyo kugira ngo ashake uko yahunga umunyegare, nibwo imodoka yarengaga umuhanda igwa munsi y'umukingo. Abana babiri rero bitavye Imana, hakomereka n'abandi 32. Yego. Ari abitavye Imana, imirambo y'abitavye Imana n'abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Bushenge aho bari kwitabwaho. Abakomeretse bameze bate aho ngaho bari kuri ibyo bitaro? Kugeza ubu bari kwitabwaho, abaganga bari kubakurikirana, kandi ukurikije igihe byabereye n'aho bigeze, dufite icyizere ko adashobora kugira undi uhasiga ubuzima ngo abe yabura ubuzima. Abaganga bari gukomeza kubitaho ku buryo twizeye ko wenda mu gihe cyiza bamwe bashobora gutangira kugenda bataha, akaba hasigaramo bake. Icyo tubwira abantu rero, icyo dukane abatwara ibinyabiziga ndetse n'ibigo by'amashuri n'ababyeyi ubwabo,
ni uko ibigo by'amashuri n'ababyeyi bakwiriye gukorana ku buryo ababyeyi bakurikirana abana bajya mu modoka gute, bajya ku mashuri, bava ku mashuri gute, ku buryo nta n'umwe ukwiriye kuharira undi cyangwa ngo atererane mugenzi we. Ari ababyeyi bakwiriye kubigiramo uruhare n'ibigo bikabigiramo uruhare. Noneho abatwaye izo modoka bagomba kuba ari abantu bafite imyitwarire mizima, bafite ikinyabupfura. Muri rusange n'abandi bose batwara abana ku mashuri, baba abamotari, ababyeyi bakurikiranire hafi uburyo abana bajya ku mashuri, bakurikiranire hafi uburyo abana bava ku mashuri, uburyo nta myitwarire ikwiriye kugaragara muri izo ngendo zikorwa n'abanyeshuri iyo bajya ku mashuri cyangwa bava ku mashuri. Reka tubashimire Superintendent Emmanuel Kayigi, umuvugizi wa Traffic mu Rwanda. Reka inkuru yacu rero tuyicumikishiriza ahangaha, dukomeza kwihanganisha imiryango yabuze ababo ndetse tunihanganisha ababyeyi b'aba bana, kuko barakomerewe cyane kuba wohereje abana ku ishuri ukagaruka bazanye imirambo. Munyemerero ducumbikira ahangaha, nakagaruka mwari kumwe na P wanyu. Ciao ciao.